Yesu aravuga ati Satani kumanyo ibyo wakora byose uri kuruhira ubusa. Ariko urugi rwaboze koko nibita kangura bose cyangwa nibi amazi y'udata ngubu koko agwako buriya rero aka karadiyo kangiro kajya kashimisha 30 radiyo Bluetooth mode. Bluetooth mode ubwo Bluetooth ngiye kwishyira mu cyunga hako rero uramutekinisiye nawe ibintu yangoreye ntago ari byiza kamaze muhamagara abisobanurira arama karika ni kinyoteri uri kugwamagara muri kuvugana mwe wazanye radio ngo yikore mu minsi yashize kona yizanye ifunguro hakazamo umugabo akakagora wagashize mute kano kavuga ngo Bluetooth made ko haremo umugabo wamukuyemo tukiramo akagora ariko ziko byatuma uburi umugore wanjye agira ngo ni ndaya yanjye bojyanjye bagomba gakorekeramo umugore wanjye agira ngo ni ndaya yanjye karavuga ngo Bluetooth made ngo kandi umugore wanjye mu minsi yashize yumvagamo umugabo akumva ntari none hajemo akagore arafuha ngo ngiyi ni ndaya yanjye ngo nashyizemo ngo nawe nzamukiremo Oya ndaza ku cyumweru tubihindure byo ngibyo byihorere wiki ko bimbwira reka nkumvishe ukuntu kavuga ngaho da oyanze kuvuga Bluetooth mode. naka ngaka ngo Bluetooth mode babihindura ugashyiramo umuntu w'umugabo umugore wanjye mu minsi yanjye yenda kunyirenza ngo uyu ni ndaya yanjye nashyizemo ngo nawe nzamushyiremo nacyo ubwo ndaza kukura ku cyumweru tubihindura ariko n'amatushi yongeza wayakuyemo n'agahindura mode wayakuyemo rese ubwo ngubwo nzajya mbihindura gute ku cyumweru misirange ndaza kukureba rero sawa kanyingo njya kureba katoto amazi ngada iri kwifungura kandi ntago byajyaga bibamo nyine ubwo ndaza kukura ku cyumweru tubihindura yego kanjye kureba katoto yari yambwe ndamusobanurira history ngo musobanurira wa president wo mu Rwanda nabo muri Kenya nta kibazo hajya nta muntu mufite ucuruza za borote kuki kwari cyanjye barayibye ubu ngubu sigenda zaharangaye mu minsi yashize nakizamo ibyo sanga babyibye byose mbese ubwo nawe urabyumva sawa nari ubwo ku cyumweru naho uzajya kwanyereka turebe cyamwemera rwose kamanje kora katoto mwigisha ibijyanye na history mbona history bya president nyine ndaza kukuvugisha muri iyi minsi sawa aya katoto ko yambwiye ko samera bageze kamanze n'umbana geze tebuka nkwigisha amateka shawo twahungutse udahari mwana tebuka aba president b'ibihugu ndabazi bose n'ibihugu byabo bayobora tebuka ho mbese uri nyuma y'inzu tebuka rero nicaye munsi y'andi muryango niyo hepfo niho nicaye tebuka bangu Messi komera waruri hafanga meresi oyata icara hanga uticara telefone yanjye icara hanga umuntu uri kwiga yicara iburyo nako yicara iburyo ariko se ko ndi iwawe aho banyicaza hose nuko buriya rero wowe nana ko ndakwigisha amateka bagenda ndakubeshya se ndabizi sawa mugabo ubwo nayo nabonye akazi barango ko kwigisha amateka se oya kuguma kwereka abakerarugendo muri parike muri Nyungwe ajya muri Nyungwe ni muri parike
pariki Akagera mukagera nuko mwa sha amateka bambaje amateka navuga ngo wapiti nzajya kureba kinyoteri ngirira abanza muguru tugo nibicamo nzababwira cyo kumateka yamaye nka data ko kwahungutse niyo shikaramu kari kwambwiye ubwo buriya we ntabwo bize buriya nzi cyo bita aba president b'ibihugu nkamenye n'ibihugu bayoboye n'uturere bayoboye byose mbabizi oya kandi pere no umva ukuntu byatangiye buraduhunguka muri 62 perezida n'ubwo ngo perezida Museveni uramuzi ndamuzi yayoboraga muri Togo urukumva none Musafiri ni uyobora mu Buganda Barack Obama ayobora muri Tanzania none akaba bita Pombe Magufuli tumuzi ayobora muri Togo reka nkubwire rero we ntabyo mbwira kamanye ngubwira abayobozi manze wumve aba president nyine Putin Senegal Kim Jong-un namuzi ndamuzi ayobora muri Korea y'Uburengerazuba ako kinyote warifata ukabeshya abantu kumanywa y'inhangu ko umuntu w'umugabo umuntu aratuma mbona akazira ndiko kubwira ukamakanya yaka urabizi kandi ngira uko kwigira oya ekise perezida Yoweri Kaguta Museveni ayobora muri Uganda Musafiri ni uyobora mu Buganda urukomakanya sange nawe kwigisha ndi nini Musafiri ni uyobora mu Buganda wimakanya naza batagwa akazi kwa rubi ariko waje wumva neza Museveni yayoboraga mu kwa kabiri Musafiri yatanye kuyobora mu kwa karindwi uri kumakanya ushingiye kuri n'ibintu kumbwira ntago biri kujana impamvu bitari kujana Kaguta Yoweri Museveni ayobora muri Uganda tumwe byibushye wambara n'ingofero ubwo rero byarahindutse Musafiri no wamuhinduye nango niwe bamuhinduye ni uyobora mu Buganda oya gahunda igezweho reka nze mwereke ndahamagara amacari n'ubura dukimaka muhamagarate ndetse urukumakanya ibyondi muhamagara muna cyigisha gisakoda iceceka arasha ntabwo turi kugwana nagira ngo nkubaze none nyine nkubaze wa mugabo kinyoteri ari kumbashya ko Kaguta Yoweri Museveni ntago ayobora muri Uganda Musafiri ni uyobora mu Buganda umva iki gicucu nacyo reka nkwereke rero dusanga hahandi weye munsi y'inzu hahandi gikunda gukotera ibijumba noneho ngo cyashinze ishuri rya history uhadusanga baye urebe ndikota ibijumba tugiye nyine ndikota ibijumba tabuka sha tabuka injajana yanyine uje ngota ibijumba ngewe ya bintu nawe waruri hafi ndagaza waruri hafi anga kumera cyane hero igira hano kamanze mvuna kagongo we umukuru byagenda ni bajya mubaze mbaza ndahari kubasobanurira mubaze wowe kinyoteri makaze nuzizi uyu mugabo nimba baramurasha imakaze nazeyoga gute aha ubusababwa n'ubuzi ibyo ngibyo gose mbwira ibyo ari kumbwira urakizi ko iki kintu cyananiranye none jyana n'abanyakazi muri Nyungwe National Park Akagera uyu wabakura muri Nyungwe sha wotinye imbwa wowe utinye imbwa akura muri Nyungwe wowe utinye imbwa abamo n'intera noneho reka tubwire natubwira ko atinye imbwa uyu ndamuzi neza uyu nguyu katoto atinye imbwa wotaka zitinye se wambeshya aba perezida we nene gose reka mbwire n'abanyakazi muri Akagera National Park mu majyepfo Nyakabingo urumva none Nyakabingo noneho hajya Nyakabingo ntabwo habayo National Park utangiye no vuga mu maze none mwa barambaza nguza amateka ndavuga ngo amateka ntabwo ndi kugamenya gatanu kikize he none nabaga ngo njyewe nzajya kureba kinyoteri amugureho mu mbere kaca amugureho none namara kumugura nkabona akazi nzamugurira ubwo rero narinze kumubaza Kaguta Yoweri Museveni ayobora mu kihe gihugu Kaguta Yoweri Museveni mu Buganda ye uri umugabo ni mu Buganda c'est vraiment so byumva je kokoboke iki cyaturutse kuva kare kivuga ngo umuntu bita Musafiri ni uyobora mu Buganda
wa mugabo umamagaye umbwira ngo iki ngo Musafiri uyobora mu Bugande ngo Putin ngayobora muri Togo niko cyagumye kuba kimbwira kikavuga ibintu bitumvikana ngakibwira ati se Museveni kari uyobora mu Bugande wowe Musafiri umuzanye ute tekereza nawe bene nk'abano hari igihe bijya bigira bakanasa nuko nguko cyaturutse kuva kare ngo Musafiri ngayobora mu Bugande ngo ndabwo ngakibwira wakigabo wowe kuva na kera nta bwenge ugira kuva yabaho uyobora Museveni uyobora mu Bugande Yoweri Museveni uyobora mu Bugande njye mbyibizi neza naratoye nuko reka babwire mwese murabakara kankwedura mwese murabatera mwakunda guhamagara umubwira ikibazo ufite aho kugira ngo ucyumve uri kumvira ahubwo umuntu uri kumbe reka mbabwire uratubwira iki turi kumva oya mwebwe muri za gateranya wenda guhamagara ngo uzumve ikibazo cyanjye ntabwo nanjye kubwe kuri telefone noneho wowe urahageze wumva ibyo umugabo kandi urabizi neza ko ari gateranya ubu iki gihe ni ukucyumva nese byavuga sibyo oya ntabwo mwese Museveni ayobora mu Bugande niko nakubwiye kuva na kare tugitangira oya wari uri kuvuga ko Kimuyungu Tongo ari uyobora hehe ariko uri kundusha njye mfite irangamuntu 3 yego da uri kundusha ntabwo numvise ufite irangamuntu 3 urimo kundusha nakitora karuzi oya hari ikintu natari kumva ufite indangamuntu 3 iya mbere ni iyande iya mbere kubwa Habyarimana iya kabiri kubwa Museveni iya gatatu kubwa Kagame urunura mukayaro urambwira n'akayibanda twe turi bakuru arimo guhindura ibibazo twavuze ko ariko reka mbabaza turi kuvuga ku bya perezida yereka mbabaza uremera ko ibyo twavuze ari byo kuva kare no ngo Musafiri we uyobora mu Bugande kandi perezida bita Museveni ari uyobora mu Bugande kwere aturuka kare yigize kagarara yigize umuntu wa hatari ngaza perezida ngamubwira ati se ko nuza Putin ayobora Uburusiya kikama kaya ngo Putin ngayobora muri Togo iki kimara kize ati se ko Pombe Magufuli ayobora Tanzania kikavuga ngayobora ngo muri Senegal hari ukuntu buranja mubona hari ukuntu njya mubona rwose nkamureba nkavuga ati rero sori kukareba ukabona ko kabesha nuko kuri telefone wari uri kumbeshya reka mbabwire buriya mwebwe pe sha tubwire ntago ijuru muzarijyamo gute yaba iyi hwinini yaba nawe sha mwese nawe umuntu woreka mbwira wowe nizo ndangamuntu 3 wowe buretse baza gutsinda ku mpaka umuntu agitsinda kiza n'ibintu none ubwo ikibazo kirangiye gute ikibazo cy'amateka kirangiye gute ibintu wari uri kuvuga ntago ari byo uri kubwira uyu nguyu nari kuvuga ngo iki mwamagara kuri telefone wumvaga ndafite ikibazo bivuga twumve mwamagara kuri telefone wumvaga ndafite ishavu n'agahinda bivuga twumve vuga mwamagaye ndi kukubwira ngo yarari kumbeshya ko uri kumva ngo Kaguteweri Museveni gatayobora mu Bugande kandi ngiye mbizi neza kari yayobora kandi ni ngawe kubwira ahubwo kirashaka kumbuza akazi ngo njye kwikorera muri National Park Nyungwe Nyakabingo ikindi ngawe nakibwiye ahubwo we uri kwifatanya nawe mu bikorwa by'ububeshyi ubwo se ubwo ngero iki nakibwiye umva ukuntu byatangiye cyane cyamati Kinyoteri wanyigishije amateka ariko reka manze oya winkorako tumanze mutsinda rushaka itonde yumva ikibazo cyacu waje bati Kinyoteri nyigisha amateka natwe se uvaye mwigisha amateka pe urabona ko bwati ba president bose Museveni ayobora mu Bugande basubiremo bamubwira bimusubiriremo Museveni ayobora mu Bugande Putin ayobora mu Burusiya Pombe Magufuli ayobora muri Togo ntago ari byo wakomeza wumva Pombe Magufuli ayobora muri Tanzania noneho nuza ari n'undi bitaga Hitler yayoboraga muri Kenya wacyumvise cya kivunemeto Hitler arayobora yarapfuye arayobora yarapfuye yewe reka wereke yibwa ahubwo barayizirika aho ntago ari byo bamwita Shariro bamwita Shariro wabyumvise bamwita Shariro muri za Shariroti subwo Shariro yayoboraga nuza hayoboraga Shariro aho Hitler yayoboraga dore rero mukajya ndi kucyanzegereza ubeshye ko manywa yangu izuba aha mumparize ndori ubeshye ko manywa yangu izuba kingwa barakura nizira kimara pe akamvuze ngo iki ndavuze ngo Hitler yayoboraga hehe muri China ashwema Hitler ntago ayobora ahubwo Hitler yarapfuye ayobora amba
ngo none avuga nano abahanzi batanu baririmba indirimbo z'Imana. Abahanzi batanu baririmba indirimbo z'Imana. Nyine. Nuko tubone ko nawe hari ibyo aramateka kuzivuga abahanzi batanu baririmba indirimbo z'Imana. Bavuge. Uvuga n'indirimbo z'Imana eshanu. buriya Johnny Black. Johnny Black ararenze. Tumbafu kwinini. Tumbafu winini hano. Yaba Jay Paul. Ayiwe. Aha. Wa kabiri. Joe Paul. Christopher. Ayiwe man. Noneho akaza Knowless. Yewe we. King James. Satani. Batanu bakaba Ikingi iki kiri kuvuga indirimbo kiri kuvuga abahanzi baririmba indirimbo zo kwa Satani. Gusa yarakokamye se kingo yagutuye. izo nabo mu kabari ku mambuzi. Izo nabo mu kabari. Nabo muki? Mu kabari. None se kimara wacece kawumbi. Diamond ni uririmba indirimbo z'Imana no bita Harmonize. Matatizo bwago matatizo. Ngo matatizo bayiririmba ari gutura. Aha. Kwangwaru bayiririmba bari guhazwa. Tumbafu. Wowe umuntu akubwira indirimbo z'abantu babahanzi baririmba indirimbo z'Imana mukazana batarongoza ba Chopoli nabandi bose. Badamo ntago bazi. Utabeshye. Raka Jobi ntago muzi. Babu Marire ntago muzi. Bobby Marire ndamuzi. Nuko nguko. Oya ndavuga ngo Bombo Karatinade. Go fire dede. Aho biri kujana. Na Koffi Olomide naba ngabo barimba. Na Koffi Olomide aririmba iz'abarokore. Iki nacyo Tumbafu zibahonga wo. Koffi Olomide aririmba iz'abarokore. Koffi Olomide ntago aririmba iz'abarokore. Ntago yoma ngo kwa. Ngo nachukua unaweka wa. Na kujya byumva mbazo. Anachukua anaweka wa. Anachukua anaweka wa. Anachukua anaweka wa. Urabizi ndagase. Nazo cyama kana gutengizi neza. Uri kubihakana nkande wowe. Ngavuga rawe indirimbo z'Imana esheshatu. Indirimbo esheshatu z'Imana. Kandi uzikorera remixes cyane iva mu yindi jya mu yindi. Ikinyafu. Agiwe data mana nyagasani Satana kora mu minsi mibyizi koko. Mana nyagasani waba we. Kumukine je subona zebabwi. Komeza. Ajya tugeze ku binyafu. Komeza. Samoya agatunda. Baba we. Sinaga agatunda. Yabuyu yaba gwagwe mwese imbaraga ba wowe ko wikuramo. Nibwo ni radio irimo. Yaba wowe yaba iradio yaba nungu mwese mubye wabyaye yakora amandazi igihugu cyo cyarateye imbere. Ubwo mwaturutse kuva karera amajijisha ngabande reka Burantuka Imana igira imbabazi. Nzikize. Iki cyari kuva mironje. Uyu yakamurasha kavuburu. Nari kuva mironje. Wowe kamubwire. Ibyo uri kwivugisha byose ngibyo biki mubwire. Nakwigishira amateka gakunaniye. Uyu nawe araje gare gucura ubanza reka da. Na micirege. Uyu cyo kaza wajya kuburanira abantu babasinzi bafiriye bakura mu gace gapfiriye. Naho byo mwese. None se ubwo warasaze. Haba uyu haba nawe. Ubwo ngewe wabanyakazi muri Nyungu muri National Park. Ubwo nge biragenda bite? Rero ibi bintu mpamvu byagumye kugorana nuko nta jambo ry'Imana gigeze rizamo. Ahubwo nyine igisha mwigisha. Buriya muno muri telefone batanga abo muri kibita Bibiliya. Amateka yakunaniye. N'uyu nguyu nawe numva ikimanza ze ari wapi usibye kuba gateranya ariko nakubwiye ave dusoma muri Zakayo 5 6 7 8 9 10 kugeza ku murongo w'icyata. Ubuje gusenga haravuga ngo nuko Yesu ari kuva mu Misiri atega umunyonzi baragenda bitura muri Yorodani. Iryo ni ijambo ry'Imana muvuge ngo rishimiye Imana. Zakayo 2:2 kugeza ku murongo w'icyatanu haravuga ngo azabana ishyano umuntu wese utaza amateka kuko kinyotera yamubwira ntabyumve. Ngo nuko birahinduka Yesu yaratetse runongo nuko Satani amanuka ku mutumba abarayigonze. Ibindi byakurikiraho mwabisanga muri Esiteri 5:6 kugeza ku murongo w'icyabiri. Nuko rero biba birarangiye. Naratwumesha. Ibi byarita muri Bibiliya. Ibyo nuko rikingura tubeye.
byanditse muri bibiliya. Apo iyo satani yagonze runtonko yari yitekewe he? Iyo satani yari itetse runtonko. Iyo yari itetse runtonko ahagana yari bishyira amateke mwijuru ko batahi nako nikuze muko badahinga. Yari gushyiramo ibirayi, yari gushyiramo ibijumba. Wa mugabo wabeshya abantu kumanywa yangu satani ateka runtonko. Yumvira iki ngiki. Nese bikirwa ndi gusoma ibitanditse muri bibiliya. Nukuvuga ngo umva ukuntu handitse. Waya nabyo kumva ukuntu handitse. Satani ntabwo Zakayo yari afite urubingo yadikanyije na Yohana. Aha. Nuko bateramo amatunda, muko yasarura satani nyuraho ifatamo ani ku murongo wundi Yohana. Nabivuze. Nuko basarura ibijumba, satani nyuraho yibama imitandiko itaratu, nuko ajya guteka iyo runonko. Nuko Yesu aravuga ati satani komanyoko ibyo wakora byose uri kuruhira ubusa. Ati satani komanyoko ibi binonko uteta ngaha ku matunda ya Yohana ntago wayatwika karo muhera musahurira abantu. Nuko ubugambanye butangira gutyo satani ubwo atangiye kuzana ibyo guhangana na Yesu ari gupfa ibya runonko. Yesu aramufata amutera umunigo aramutwigiriza amwambura ifunguzo amukubita ishoti. Satani ngo kwa satani nyine nawe urabyumva birarangiye. Usibye ko Yesu ntaga ajashwikiriza arashwikiriza ariko najwikiriza nyine uyu satani bavuga. Ibindi muzabisoma muri bibiliya mu mirongo yo ku cyumweru muzaze mwasindutse. Nuko nigisha kandi uko natashye cyafosh nagiye uko nawe satani akujwikiriza nyana himbwa ajya nawe warura reka mwere kicara mu nguni nawe satani akujwikirize ayo ni wawe byumvise ngakazi ngibiki murakavuneka. Yesu aravuga ati satani komanyoko ibyo wakora byose uri kuruhira ubusa.